Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 38, abapatirisiani. Umuryango w'abapatirisiani washinzwe mu mwaka w'1935. Umuryango wa Patirisiani washinzwe mu mwaka w'1955. Intego yawo ni ugushimangira ubumenyi mu by'iyobokamana mu bantu, kubatoza gutinyuka no kubashishikariza kogeza ijambo ry'Imana. Kuva bagitangira kugeza na n'ubu ntibigeze bahindura uburyo bwabo bwo gukora, nubwo bamwe babagiraga inama yo guhindura, hanyuma basanze ari ugusubira ku byo bari basanzwe bakurikiza, nko kwigisha agatigisimu, guhura bakiga cyangwa se gukora inama yiga ibibazo ikanabisubiza. Abantu benshi bifite ntibita ku byerekeye kiliziya. Umuryango wa Patirisiani ufite akamaro muri ibyo. Ni nayo mpamvu uwo muryango ugomba gukomera kandi ugakurikiza buri tegeko ryawo kuko baramutse bahinduyeho gato mu mikorere yabo, ibyinshi byaba bihindutse. Ni nko muri radiyo, iyo umuntu atirimukije urushinge itangira kuvuga ibindi. Ubundi buryo bavuga bwashoboka yaba hari abantu babizi neza bakaba babyigisha n'abandi. Nuko imikorere y'abapatirisiani ari nk'iya Regio rwose, uvuge nko gufashanya imirimo yo kujijurana. Ibyo byerekana ko abapatirisiani ari ingabo za Mariya mu byerekeye kungura abandi ubwenge. Nk'uko bigenda muri Presidium, Bikira Mariya niyo rumuri rw'umuryango, kuko ari we wabyaye Yezu Kristu. Ashinzwe no kumumenyesha abantu bose abubu n'abazavuka, kugira ngo berekane umwanya w'ingenzi wa Bikira Mariya mu nama y'abapatirisiani. Baba bakikije aritari bibutsa Kristu uganje hagati yabo nk'uko yasize abisezeranye. Koko rero iyo amasengesho agenda asimburana n'ibiganiro, nibwo buryo bwiza butuma umuntu atananirwa mu gihe yambaza, kuko kumara amasaha 2 uvuga amasengesho utaretse abinaniza. Abapatirisiani bitagatifuza kandi bajijuka. Muri Presidium, ikintu cya mbere buri muntu abazwa ni ukuvuga umurimo yakoze. No mu bapatirisiani niko bimeze. Yifuza ko buri muntu agira ijambo, kandi iryo jambo rikagirira inama akamaro. Ubuvandimwe buranga inama ntibacyocyorane, ese bakifata nk'uko bigenda mu muryango. Nibwo usanga bahujije ibitekerezo, nubwo bamwe barusha abandi kuvuga. Uwo mubano bazawukomeze, kuko iyo ubuze mu biganiro usanga baje mu nama bashyamiranye, bajorana kandi bagasebanya n'ibindi byinshi. Inama y'abapatirisiani yifashe ityo, abayigize ntibazongera kuyisubiramo ukundi. Naho ubundi iyo hari umubano utuma abantu basanzwe bumva ko bari mu muryango, byose biratungana. Icyo buri muntu azakora cyangwa azavuga kizisanga iby'abandi bahurize hamwe, bibe urusobe, bimere nk'ibyuma bigize umunyururu. Buhoro buhoro rero ibyari bituzuye bizuzura, hanyuma ubumenyi buzasimbura ubujiji, maze buri nyigisho nibura nihurira n'indi bibyara ubuhanga bukomeye bw'inyigisho z'ubukristu. Uko ubumenyi n'inyota yo gushaka kumenya byiyongera, niko abantu basobeka urukundo bakaba umuntu umwe muri Kristu kandi bagasangira ubuzima nawe. Ni ngombwa ko abagize umuryango wa Patirisiani bamenya ko bakurikiza inyigisho n'amategeko bya Regio. Bagomba no kwita ku murimo wabo nk'uko abaregio babigenza muri Presidium. Ibyo niba bikurikiza umurimo wabo uzaborohera. Birababaje kubona abanyagatolika batabwira abo mu yandi madini byerekeye kiliziya gatolika, cyangwa se nabo ubwabo ngo bahure babiganire. Iyo myifatire y'abanyagatolika ishingiye kuri iyi ngingo, ntacyo ntavuga ntiteranya. Dore uko Karidinali Suenensi abivuga: hari abibwira ko abatari muri kiliziya gatolika badashaka kumva, ahubwo mu by'ukuri ni abanyagatolika badashaka kugira icyo bavuga. Umuntu yavuga ko umukristo usanzwe ntacyo yafasha undi ngo amujijure mu byerekeye iyobokamana.
kenshi abashakana umutima utaryarya ntibabona umuntu ubagoboka ngo bafashe mu byo bifuza. Ibyo bikaba byatuma abantu bibwira ko abanyagatolika batitaye ku murimo wo guhindura abantu. Iyo ndwara yateye hose izasenya ubukristu, kuko kuba umukristo atari ukuba nyamwigendaho, ahubwo nuko amazi atararenga inkombe. Kuko kwituramira ntibagira icyo bavuga abakristo ntibabiterwa hanini no kubura umwete wo kutabikunda, ahubwo dore impamvu zibitera. Abakristo biyiziye ubujiji mu by'iyobokamana, birinda ikintu cyose cyagaragaza ubwo bujiji bwabo. Nabibwira ko hari icyo bazi, kenshi bazi gusa gusubiza ibitero byo muri gatigisimu, nabyo kandi ntibazi byose. Ibyo bazi nabyo ntibazi kubikurikiranya. N'iyo bashobora kubikurikiranya byamera nka bya byuma by'imashini bitari mu mwanya wabyo, birumvikana ko icyo gihe idashobora gukora. Kenshi na kenshi ubujiji aba ari ubwa bose, kenshi na kenshi ubujiji aba ari bwose. Noneho ukwemera kukabura aho gushingira. Uko kwemera bakwita ukwemera kudashyitse. Nta wakwirirwa avuga ko iyo uko kwemera guke guhuye n'abarwanyi by'Imana kudatera kabiri. Icyo ni ikibazo gikwiye kwitabwaho. Abapatricijani ni umuryango ugengwa na regiyo. Buri nteko yaba igengwa na presidium, kandi na perezida wayo akaba umureji ukomeye. Presidium imwe ishobora kuyobora inteko nyinshi z'abapatricijani. Buri nteko kandi igomba kugira umuyobozi wa roho wemeye n'umuyobozi wa roho wa presidium. Uwo muyobozi ashobora kuba ari uwihaye Imana, umufurere cyangwa se umubikira, ndetse n'umurayiki yabikora igihe abayobozi ba kiliziya babyemeye. Ijambo abapatricijani ni kimwe n'andi mazina menshi akoreshwa muri regiyo rikomoka ku baromani ba kera. Abapatricijani bari abantu bakomeye mu nzego eshatu zari zigize abaromani, aribo abapatricijani, rubanda rusanzwe, plebeien, n'abacakara, esclave. Abapatricijani bakaba imfura. Abapatricijani ba regiyo bo bashaka gukoranyiriza mu muryango umwe abantu b'inzego zose. Ikindi ni uko abapatricijani bari bazwiho gukunda igihugu cyabo, kandi bagaharanira icyakigirira akamaro. Ni nako abapatricijani ba regiyo bagomba gukunda no gukorera umuryango wabo kiliziya. Kugira ngo umuntu yemererwe kwinjira mu muryango w'abapatricijani ba regiyo, si ngombwa ko aba afite ubukristo burenze urugero. Umukristo wa kiliziya gatolika birahagije. Abagatolika barwanya kiliziya ntibemerewe kuba abapatricijani.